ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo gihangayikishije u Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange, aricyo kijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyane cyane irikorerwa abana bato. Iyo tuvuze umwana muto tuba dushatse kuvuga umwana uri munsi y'imyaka 18. Umwana w'umukobwa ashobora gukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ndetse n'umwana w'umuhungu ashobora gukorerwa iryo hohoterwa. Iyo tuvuze rero kurirwanya no gushakisha uburyo twaririnda abana bacu, mujye mwumva abana ibitsina byombi. Iyi suje rero ni suje idakunda kuvugwaho mu buryo bweruye muri sosiyete yacu y'Abanyarwanda. Ntabwo ari ikintu ababyeyi bakangukiye kubwira abana babo kuva mu myaka mito kugera mu mikuru. Usanga ari ikintu kitavugwaho, ari nayo ntandaro yo kwiyongera kw'iryo hohoterwa, kuko abana nta makuru ahagije baba babifiteho. Ni byiza rero ko duhindura imyumvire tukagerageza guha abana amakuru ahagije, kugira ngo babe bafite impamba izabafasha mu rugendo rw'ubuzima, kugira ngo igihe cyose bazaba bahuye n'ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bazamenye uko bikura muri iyo situwasiyo, cyangwa se bazamenye uko bikura muri icyo kibazo. Ahangaha rero tugiye kuvuga ku bintu bitandukanye dushobora kwifashisha, cyangwa se uburyo dushobora kubwira abana bacu, kubaganirizamo kugira ngo turwanye iryo hohoterwa rihangayikishije ababyeyi benshi. Nshimira cyane mwebwe mumaze gukora subscribe, muri abantu beza cyane, Imana ibaha umugisha. Mbibutsa kujya mukora na like, comment, kugira ngo ibiganiro byacu birusheho kugera kure. Kandi namwe mukurikira ibiganiro byacu mutaribuka gukandaho, uyu ni umwanya wo kubikora kugira ngo tujye twibanira umunsi ku munsi. Twihuse rero, ikintu cya mbere ugomba gukorera umwana ni ukugira akajambo k'agakode hagati yawe n'umwana. Buriya ihohoterwa rishingiye ku gitsina akenshi rikorwa n'umuntu umenyeranye n'umwana. Ni ukuvuga ngo ashobora kuba ari umuntu mubana mu nzu, ashobora kuba umuturanyi, ashobora kuba umwarimu, umukoci we, ashobora kuba umuntu basengana. Akenshi umuntu ukorera ihohoterwa umwana aba ari umuntu wanyu wa hafi. Ntabwo rero byorohera umwana kuba yabona ko ihohoterwa rishobora kumukorerwa ngo abone uko yisanzura, ashobore guhita abikubwira, cyangwa se ashaka kugusinyira cyangwa kukwereka akamenyetso kakwereka ko hari ikibazo atameze neza. Tuvuge urugero, niba umuntu ushaka kumukorera iryo hohoterwa ari umuntu mubana mu nzu, ukaba ugiye kumusiga mu rugo ukamusezera, uwo muntu muri kumwe, ntabwo umwana azatinyuka kukubwira ati nyamara nubwo unsize hano bijya bigenda gutya, cyangwa se bishobora kugenda gutya, kuko uwo muntu muri kumwe. Urugero, niba ari umuntu wo muri famiye uri mukorera, ntabwo azaza mu rugo amubwira ati duha umwana ajye kudusura, aze kudusura. Ntabwo umwana azisanzura ngo avuge ati ntabwo njyana nawe. Ibyo bintu rero kuko aba ari umuntu wanyu wa hafi inshuro nyinshi, ni byiza iyo ufite akantu kameze nk'agakode kawe hagati n'umwana. Biba byiza iyo ari wowe nawe mukaziranye. Kera ababyeyi bajyaga bakoresha ibimenyetso mu kurera abana cyangwa mu guha ikinyabupfura abana. Ugasanga niba umubyeyi mwicaye muri salo n'abashyitsi, afite ukuntu akureba cyangwa se afite ukuntu akora, ugahita umenya icyo avuze. Urugero, ugahita wenda umenya ko uri kuvuga amagambo menshi, uri gusakuriza abashyitsi. N'urugero,
cyangwa se ugahita umenya ko wenda abashyitsi barangije gukoresha wenda ibirahure barangije kunyweramo cyangwa se ikintu runaka kiri aho ngaho kidakwiye kuba kigihari, ugahita wibwiriza ukamenya ko ibyo bintu bigomba kuva aho ngaho ku meza. Ni ukuvuga ngo rero n'ubu ngubu muri iki gihe cya none abantu bakeneye kugirana utwo tuntu, utwo dusinye, utwo dukode hagati y'abana n'ababyeyi, kugira ngo anytime habaye ikintu kidasanzwe cyangwa gishobora kugira ingaruka ku mwana, umwana azahite akomunika n'umubyeyi we kandi mu buryo bwabo hagati yabo. Ni byiza rero ko ugira uburyo uziranyeho n'umwana wawe, ku buryo umwana naba adafite sekirite, umwana naba yumva adatuje, abona hari ikintu gishobora kumubaho, agira uburyo akubwira, agira akajesite kawe nawe muziranyeho, ku buryo ahita abikubwira nawe ugahita uba woroheje icyo kintu, ukabanza ukagira uburyo muvugana, ukamenya ikibazo gihari. Ikintu cya kabiri ugomba gukora ni ukubwira umwana ko ibice bye by'umubiri ari ibice bitari ibyo kugiraho ibanga. Urugero, niba umuntu amubwiye ati ntuzabwire wenda umubyeyi wawe ko ngukora aha n'aha kuri iki gice cy'ibanga, umwana ukamubwira ko umuntu wese uzashaka kumukoraho, uzashaka kumubwira ngo amukoreho, uwo muntu iryo ngiryo nta banga rigomba kubaho ku byerekeranye n'ibice by'umubiri runaka. Ni byiza kubwira umwana ko nawe kandi atagomba gukora ku muntu ku bice by'ibanga, kuko abantu benshi bakorera abana ihohoterwa batangira babwira abana ko ari bo babakoraho. Akenshi na kenshi ntabwo ari we utangira ukora ku mwana, ahubwo atangira abwira umwana kora hano, amufata ukuboko amukoresha ahantu runaka, kugira ngo umwana yumve ko amwisanzuyeho, kandi akamwumvisha ko ari ibintu byiza, akamwumvisha ko ari ugukina, akamwumvisha ko ari ukwisanzura, akamwumvisha ko ari ibintu byiza. Ukabwira umwana ko rimwe na rimwe nawe ashobora kumva ari ibintu byiza, ashobora kumva biryoshye, ashobora kumva iyo feeling, ashobora kumva ari ibintu biryoshye gukomeza kubikora, gukomeza gukorwaho cyangwa gukoraho umuntu, ariko uko kumva ameze neza bijyana mu bibazo bikomeye bishobora kumwangiriza ubuzima. Ni byiza rero kubwira umwana ukamwigisha ibice by'ibanga uko bigomba kurindwa, kandi ntabwo ibi bintu byo kubwira umwana ubuzima bwe bw'imyororokere cyangwa se ibice bye by'ibanga ari ibintu ugomba kubwira umwana amaze gukura. Ibi bintu ugomba kubibwira umwana akiri muto. Ntabwo bikwiye ko umwana akwiriye kugera mu myaka 6, 7, 8 ataramenya umumaro w'imyanya ye y'ibanga. Ntabwo bikwiriye ko umwana agera muri iyo myaka ataramenya ko aho umwana aturuka, ataramenya akamaro k'igice cye cy'umubiri we runaka, kuko nagera hanze umuntu akamubwira noneho ayo makuru y'ukuri, iyo nkuru azayisamira hejuru. Namara kuyisamira hejuru azumva ko uwo muntu umubwiye icyo kintu ari umuntu wo kwizerwa, kuko amubwiye ikintu utari waramubwiye, kandi arakomeje araperereje cyangwa se akurikiranye ayo makuru, asanze koko icyo wa muntu yamubwiye ari cyo kurusha icyo wamubwiye, cyangwa kurusha ko wamubwiraga uti uyu mwanya ukora iki kandi atari byo. Ni byiza rero kubwiza umwana ukuri. Niba umwana ubona atangiye gukura azamuka agera mu myaka 7, 8, mufatire umwanya, umwicaze, umusobanurire, umubwire amazina nyayo y'iyo myanya, mubwire umumaro wayo, wigire isoni, witinya, kuko ahubwo namara kwigira hejuru azabikura ahandi,
usange noneho ari no gufata amakuru rimwe na rimwe atariyo cyangwa ayafate nabi cyangwa ayabwirwe n'umuntu ushaka kumugirira nabi, ushaka kuyabyaza umusaruro akamujyana mu kibazo cy'ihohoterwa ritandukanye. Ni byiza rero kubwira umwana ukamubwiza ukuri, ukamusobanurira byimbitse, noneho akazagera mu gihe cyo gukura yanabyumva, ntiyumva ari inkuru itangaje, ntiyumva ari ibintu byo gusamira hejuru. Ibi ngibi nabyo bizamufasha no kukugirira icyizere no gukomeza kukwisanzuraho anytime yahura n'umuntu ushaka kumugirira nabi, akazaza kubikubwira atuje. Ni byiza rero ko uha umwana umutekano, kuko akenshi umuntu ushaka gukorera umwana ihohotera rishingiye ku gitsina usanga amubwira ko nabivuga azamugirira nabi, cyangwa se nabivuga ari we bizakoraho, kuko azahita avuga ko ari we wazanye icyo gitekerezo. Akakubwira ati nubivuga nzavuga ko ari wowe wabinyigishije, nzavuga ko ari wowe wabizanye, nzavuga ko ari wowe wabimbwiye. N'abana hagati yabo ntabwo wenda byitwa ihohoterwa, ariko bashobora kubyigishanya cyangwa kubikorerana, ugasanga noneho ni ikibazo gikomeye hagati yabo, bari kugenda bakora ibyo bintu nta kintu wigeze ubibwiraho umwana wawe. Ni byiza rero kubwira umwana wawe ko umuntu wese uzashaka kumukora ku myanya y'ibanga, umuntu wese uzashaka kumujyana muri iyo nzira, yaba umwana bangana yaba umukuru, ko agomba kubikubwira kandi ukamwizeza ko nta kibazo azagira mu kubikubwira, ko nta ngaruka n'imwe ishobora kuzamubaho mu gihe azaba akubwiye icyo kibazo cyamubaye. Tube hafi y'abana bacu, tube hafi y'abana bacu, tubakurikirane kugira ngo ibyo bibazo by'ihohoterwa bitazajya bibakorerwa, kandi twebwe tuzi ngo ibintu ni amahoro. Hanyuma ukigisha umwana wawe kuvuga oya mu gihe abona ko ageze muri situwasiyo igoye nk'iyo ngiyo, ukamwigisha ko agomba gutinyuka, yaba umukuru yaba umuto, yaba umwarimu yaba umuntu wo muri famiye, yaba umuntu ubafasha ibintu bitandukanye mu rugo. Ukamubwira ko igihe abona atangiye kumujyana muri izo ngeso zitandukanye, atangira kumukoraho, agomba kugira ubutwari bwo kuvuga oya, agomba kugira ubutwari bwo kuvuga ko ashaka kugenda akava aho hantu akajya ahandi. Ibi ngibi nabyo bizamufasha kuba umwana ufata imyanzuro cyangwa se ufata icyemezo ku buzima bwe. Hanyuma mu gihe abana batangira kugenda bigira hejuru, ukamuganiriza ku byerekeranye na interineti na social media, ukamwigisha abo akwiye kugirana ibiganiro nabo, ukamwigisha uburyo amayeri bakoresha, ukamwigisha amayeri abashaka gukoresha kugira ngo babe bamwangiriza ubuzima. Ukamubwira ko ikintu cyiza ari ikintu umuntu abona yagikoreye hanyuma akakigurira. Ukamubwira ko ibyiza igihe cyose bihora bihari, ntahangayikishwe n'ibyo adafite, niba urugero rwe rwo kubonamo ibintu hari ibyo adashobora kubona. Ukamubwira ko ejo n'ejo bundi azagira ubushobozi akabyigurira, ko igihe cyose kigira ibyiza byacyo. Ukamuha umutuzo muri wowe, ukamubwira ko ari mwiza. Ni gute tutabwira abana bacu ko ari beza, ugasanga babibwiwe n'abandi bantu? Iyo umwana abwiwe n'undi muntu wo hanze ko ari mwiza, ni ijambo asamira hejuru, kuko muri kamere y'abantu dukunda kubwirwa ko turi abantu beza. Niba rero utabwira umwana wawe ko ari mwiza, cyane cyane niba ari umwana w'umukobwa, umubyeyi we w'umupapa akaba ataramubwira ko ari umukobwa mwiza, akaba ataramuremamo icyo cyizere, ni ukuvuga ngo azakura yishidikanyaho. Muri uko kwishidikanyaho rero no kwiburira icyizere, azahura n'undi muntu wo hanze atangire kumubwira ko ari mwiza. Ibyo bintu rero azabisamira hejuru, ibyo bintu azumva ko uwo muntu amubwiye ijambo ry'igitangaza ry'akataraboneka, none usange ari kumutwara umutima.
Ni byiza rero ko ababyeyi bagira umwete wo kubwira abana babo amagambo meza ndetse n'iryo ry'uko ari beza ritabuzemo, kuko rituma umwana akura yifitiye icyizere, yazahura na wa muntu umubwira ko ari mwiza akumva nta gishya amubwiye, akumva nta kintu kidasanzwe, ukamubwira ko ari mwiza ariko ukamubwira ko ari mwiza ariko ubwo bwiza bwe bugomba kugira ibintu bibushyigikira, bigomba kugira amahame bugomba kugenderaho kugira ngo butazamupfira ubusa. Ukagirana ibiganiro birambuye hamwe n'umwana, ntabwo kubwira umwana ko ari mubi ngo atazirya, kubwira umwana ko nta kintu kizamuvamo amagambo mabi ari byo byubaka umwana, ahubwo kumubwira ikintu cyiza, ukamubwira ingaruka gishobora kugira mu gihe gikoreshejwe nabi, ibyo ni byo byamugirira umumaro kurusha kumubwira amagambo aca intege. Hanyuma ugomba no kumenya kurinda abana bakiri bato, aho ngo wenda tukiri kuva ku bana bisumbuyeho babasha kujya kuri interineti bakagira ibiganiro n'abantu batandukanye. Noneho rero ahangaha ku bana bato ntabwo ari byiza gufata ifoto y'umwana muto yambaye ubusa ukayishyira ahantu ku karubanda, ukayoherereza abantu batandukanye, ukayishyira kuri social media, kuko hano hari abantu baba mu isi ya social media cyangwa se mu isi ya internet bakunda gukinira ku mafoto y'abana bato, aho bita ngo ni abapedofile, sinzi ukuntu babita mu Kinyarwanda, ariko ni nk'abantu batwawe no gukunda abana bato cyane cyane mu gushimisha imibiri yabo. Rero gufata ifoto y'umwana muto ukayishyira ku karubanda yambaye ubusa ntabwo uba uri kumugirira neza, kuko buriya ifoto kuba umuntu yayifata akayikoreraho ibintu bitandukanye, nubwo uri kuvuga wenda ngo ntabwo ari we nyirizina, ariko burya iyo sura y'umwana, uwo mubiri w'umwana washyize ku karubanda undi akawukoresha mu bikorwa bye bibi by'umwijima, byanze bikunze hari ingaruka runaka bishobora kumugiraho, cyangwa se nawe yazakura akabona wamukoreye ibintu bibi, akabona wamuteje ikimwaro. Ni byiza rero kwitondera ibice by'ibanga, bikaba iby'ibanga nk'uko babivuga mu Kinyarwanda, ntibibe ibice byo kujyanwa ku karubanda. Ntabwo ari byiza ko ibyo bintu byo kuri interineti tubigira ibintu byo kutabwira abana, kuko nabyo ni ibintu by'ingenzi, ni ibintu byangije abana muri iki gihe. Muri kumva abana bagurishwa hirya no hino, ubucuruzi bw'abantu hirya no hino, bitewe n'uko abana rimwe na rimwe ntabwo baba baraganirijwe ku mayeri atandukanye abantu bakoresha, yaba mu kubakorera iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina, cyangwa se yaba iryo kubakoresha imirimo y'agahato, imirimo ivunanye yangiza umuntu. Ndabashimiye cyane rero mwebwe twabanye muri iki kiganiro, kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, kugira abana beza, abana bateye igihugu ishema, abana bateye imiryango ishema. Naho ubutaha.